mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Nkatwe benshi igihugu nacyo ubwacyo ntago cyakora iki cyabaho kitadufite. Niyo mpamvu abantu bivugisha ibyo ngibyo ngo kwa Saro umuntu abemeze gutya n'abaruzi babaroga se ngo bigufasha iki. Ngo hari n'abateva ubwoberega ngo nugerayo sarabe bizakora. None se byakubayeho niwe mwibiki. Ariko mwebwe mu bivuga muracyari hasi cyane. Bava kumenyekana ubundi ubwabyo n'impano. Urumva? Mwebwe mufite ishyari muhasigaye inyuma kuko bava kumushaka bamushaka benshi abona n'amafaranga ntabwo ari ugupfa kumubona gutyo. Nuko yavuze ngo simfa kuboneka. Nawe hari igihe abantu bamwifuza no kumubona baramubuze. Urumva rero niba bagufitiye ishyari wowe komeza utera imbere. Niba yeze n'indirimbo ufite ntazagira umuntu gucineze ngo ijwi ryawe ngo ni ribi. Ngo kubwire ngo ijwi ryawe ni ribi kandi nawe iryo atarizi ko ari ryiza. Iryo ntiri ntago rizwi ariko iryawe ryasoboye gusohoka akaryumva niryo rizwi ryamenwe n'abantu benshi. Umuntu nkoro ntakagutera umwanya. Urumva? Abivuga nawe ugasanga harimo n'abasaza, harimo n'abantu bakuze bakuriye n'ubusa. Aho gutera umwana nk'uyu nguyu imbaraga. Ukamuvuga ikibi ubwo se umuteza imbere. Aho umugute hano wakosora gutya. Aha ngaho dore imbogo dore ukuntu zamutse indirimbo yawe uri ugize gutya byagenda gutya. Nuko nguko abantu bateza abandi imbere. Ahubwo abo ngabo nibo nitabarozi kurusha Sarongo ishuri igihumbi. Abo ngabo nibo wakwitabarozi kuko umurozi ntago ari umuntu urogesha uburozi gusa. Abantu basigaye barogesha n'ururimi. Nishyari n'imitima mibi ntago abantu bakifuriza abandi byiza. Abantu nk'abo rero babacantege ahubwo se ntarutumurozi. Guhatira gukurikira ikiganiro cya Sandra ni utagishaka. Ngo dore kandi ngo Sandra kandi atumiye Sarongo. Urase ngo ibiganiro kandi ngo bingibi ngo ngiye kubireka ngo sinongera kureba YouTube yawe. Kugira ngo Sandra nawe YouTube yigumye itera imbere. Cyangwa se n'ibindi biganiro. Ariko urebe n'ibindi nturebe Sarongo. Ariko wivuga ngo ariko ngo buriya ngo jewe ngo utamye usongeye kubireba. Ujye ubibona. Abantu ngo umuntu abikoze ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari byo. Ahubwo ubishaka ahubwo jewe nk'abari mbona ko babishaka. Bameze nk'abakobwa ba kera ngo ngo kimbeho. Ngo ndekura kandi yakunze uwo umuhungu yamushunaho kera byabagaho. Kera byabagaho. Banza ari imbogo. Atari ko ngewe ndiyemeje nzajyayo. Uzabireke muri ko atabaho. Rero nakazi kabo Sandrine sinjya kukwirataho. Uru rugo narugejejwemo n'imbaraga zikomeye. Ngewe nabayeho inyamasheke mbaho mu buzima bubi ariko mbwira Imana ntimana. Uzambabarire mu byo uzampa igihe nzaba nkiriho ngihumeka. Icyo nicyo cyifuzo maranye igihe. Sandrine nukuri ninjya kukubeshya Imana inyici. Narose ninjoro mbona umugabo ukomeye ufite inkoni. Imana aka kanya inyice nabonye umugabo ukomeye uhagaze imbere yanjye ufite inkoni. Ufite inkoni nk'iyi bushumba. Hanyuma Vava uko ajya kubona Sarongo niko uyu munsi nanone umubonye amaso ku yandi. Oya nyine najyaga mbona yambaye ingofero nkabona n'umuntu usanzwe ariko kugera iwe bitandukanye nuko tumubona ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga umbwira umubona utebitandukanye nyine ikintu cyantangaje urabona ahantu hari amazu meza yubatse neza uhere nkanga twicaye amakoro y'ubwoko bwose atandukanye kugira muri saro ibikoresho biba birimo urabibona ko ari ibintu bidasanzwe ntigeze mbona mu habaho navukiye naho nakuriye nyine urabona ko ari ahantu nyine hadasanzwe. Nabavukiye n'ubwa mbonye ibikoresho bafana n'ugaka. Ni ubwa mbere pe. Ni ubwa mbere mbonye akabati ni ubwa mbere. Akabati numvise kagutangaje wabonye kameze gute bitandukanye n'utundi tubati ko ugatinyuka ukavuga ko wemera Sarongo uri umuntu usenga uri umuntu ufite ubwenge. Ngewe ndamukunda. Wifurize ko azatunga amafaranga muhaye umugisha kandi uyu mugisha uzazana undi mwinshi. Uzazana undi mwinshi atunga amafaranga y'amanyamahanga.
Zana yagufashe byakorenze do. Nayo izana tugufashe. ni ubwa mbere ngiye mbonye bene no mafaranga najyaga nyabona ku mafoto Zamura turebe. ngo yazamure ni ubwa mbere u Rwanda rw'abanyarwanda uzaza urebe u Rwanda rw'abanyarwanda Dorana yisabika we. Uyabitse ese. amaye yashire mu ikariso Mwikariso Sarongo na. ntaho ntandukaniye n'abapasiteri banyu babashumba buriya baramutse bambuye amakoti ntabwo nabonye umuntu wambaye incirane ukuntu abantu bagira imitima mibi bagahisha intuza yabo ya mugabo bamwitande ni Rwema Rwema azi kuganira urugero yatanze rwiza cyane mazandira ishuri Ukagira ibibazo byo ubyakira gute iyo myumvire kumva ko kujya kwa Sarongo egari guhura n'ibibazo. iyo myumvire abantu baribeshya ko benshi mbatwara mu modoka zanjye abarokore turahura batanzi nambaye nkuku bakantega bakagenda bamvuga nkagenda seka ngo we bayashyiraho ngo Sarongo ariko ngo Imana ngo izaninde so sinzahura na Sarongo ngo mbona ngo yanteze kandi ubwo ndamutwaye imodoka yanjye namuhaye rifite yanteze ari ku muhanda nkigiraho ibintu bimwe na bimwe ntago binkuraho kuba ndi umunyarwanda ariho abantu baba bazi ngo ndi umugande cyangwa umutanzania ariko jewe navukiye muri Tanzania muri Karagwe. Ifite abana babiri nabyaye impanga ebyiri imwe irayitaba Imana isigara umwe n'undi w'umukobwa uzajya babona ku isabato mbacurangira nagiye no gusenga rimwe na rimwe abonye umwanya musenga mu badive ari umudive tugende tubibira umwami niba tubabazwa n'abazimira indira kozera hazaza usarure tuzishima cyane dutunda imiba tuzishima cyane dutunda imiba twese dutunda imiba. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Vise ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Ikiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora. Uyu munsi mbazaniye show ni Sarongo n'umukobwa wanyu Vava Juru. Mu iki kiganiro rero muramenyamo byinshi bitandukanye. Ese Vava afata gute Sarongo? Ku munsi w'ejo nibwo yabimbwiye ndetse mitagira n'igitekerezo cyo kumuhuza na Sarongo. Dr. Sarongo reka nongereho ipeti rya nyakubahwa tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze gute? Twari turaho turashima Imana tubonye bwije bugacya duhumeka umwuka w'abazima. Yego. Dushima Uwiteka wadushyize ku isi. Amen. Amina. Vava nawe nguhaye ikaze. nanjye ndishimye cyane ndanezerewe umunsi udasanzwe ahantu heza rwose ndabashimiye ko batwakiriye kandi mushimiye imbere y'abanyarwanda
guca bugufi kwe ntiyirengagize abantu tukiri hasi tukizamuka. Ndabimushimiye kandi imbere y'Imana n'abanyarwanda. Amena. Bava gusaba imigisha byakire gute Saro? Barakoze cyane kumusabira imigisha kandi akaba yarifuje guhura n'umuvuzi gakondo ajya abona ku social media, ku mateleviziyo, ku radio. Buriya wasanga aranzi na kera mbere yuko aba umusitari kuko Vava ni umusitari mushya dufite ubu ngubu urimo guca ibintu abantu benshi baramukunze. Yego. Hanyuma Vava umuntu bita Sarongo ku munsi w'ejo nibwo twaganiriye uri kumbwira uti njyewe ku kazi bajya baza navuga Sarongo ati reka nukavuge uriya mupfumu. Uri kumbwira uti njyewe Sarongo ndamwemera nta nubwo njyewe navukita umuntu murozi sinanatinyuka kubimwita. Ubundi uyu munsi murahuye tubwire umubibonye gute? Njyewe nkunda kuba ndi kuri YouTube noneho kwa kundi ubona abantu nahoze nkubwira ngo mukundi yo yambaye ingofero namubonye kuri YouTube igihe kinini mureba ariko numvaga ngewe nta bushobozi nabona bwo guhura nawe. Ubwo ejo bundi nibwo numvishije Pastor Claude ampamagaye arambwira ati Valentina hari umuntu wo mu Bugesera wakumbajije ese uwo muntu ninde. Noneho kuko hari abantu b'abafande ngiye nzi n'abamajoro bo mu Bugesera ntekereza ko ari bo. Noneho sinabyitaho. Ubwo twari turi gukora ikiganiro kwande kwa Kamana. Noneho ubwo arambwira ati ntago ari bo ni umuntu w'umuvuzi wa gakondo w'umudogiteri wo mu Bugesera. Ati kandi numukire. Noneho nsubira kureba ko najyaga ndeba kuri YouTube nkamubona nsubira kureba handi umva ko ari wa muntu ba muri ya mazu ya Kinyarwanda y'ibyatsi nyine urabona nk'abavuzi biwacu ba gakondo aho babaga nibyo bimbamo numvaga ko nawe ari hwaba. Noneho nahabona n'urugo rw'intuza rw'imigano rw'ibibingo nkumva ko ariho abo. Ariko nta gitekerezo nigeze mbasha gutekereza ko afite amazu nk'aya ngaya. Ariko nyuma yaho nza kuganira n'umwe mu banyamakuru arambwira ati uriya wagize n'amahirwe yo kumubona wazabona n'Imana. Ati kuko n'umuntu ufite amazu menshi mu Bugesera kandi udapfa kubonwa n'umuntu uwo ari we wese. Nuko ubwo rero nibwo nahamagara Sandrina nti mu gitondo kare byange bikunde tugiyeyo mbana nawe ninjoro aramamagaye. Ariko Kamana wakaba yarazi ngo ari buzi Kigali amubone adukoresha ikiganiro aduhuze ari i Kigali. Noneho birangira ataje nguma mamagara Kamana arambwira ati ntago yaje nanjye simbizi nabajije Claude nayobewe ibyo ari byo ati simbizi. Nuko ubwo rero njya nkunda kuvuga ngo isi nibiyuzuye nibyo Uwiteka Imana nta hantu na hamwe atakugeze. Navuye Nyamasheke njye Nyagatare mvuye i Kigali ngeze mu Bugesera. Ubwo rero nta hantu na hamwe utagiye. Twaje uri kutubwira uti mu Bugesera sinenzi ko kuhameze ama etage amazu meza wahabonye gute ubundi? Cyane ni heza hameze neza hari amazu hari abakire benshi niho batuye nyine ni heza. Hanyuma Vava ndacyakubaza ibibazo umukanya ari kumbwira uti Sandri atuye umukire rwose sinzi ko yakemera kwicarana nanjye ndetse ndakubwira uti n'abatari wowe Sarongo n'umuntu uri hambo arabyemera kubera iki nakizera ari bifitiye ko Sarongo yakemera kwicarana nawe mu kiganiro. Nyine nabonaga ari ahantu nyine hameze neza kandi abakire benshi na benshi ujyayo bakakubwira ati ntago turi kuboneka. Ahari se araryamye arananiwe nyine numvaga ko byanze bikunze nawe tutari bumubone. Saro ubyakire gute Vava mu kanya byageza harambwa ati none Sandri atuye umukire rwose sinzi rwo none kari buze atashobora kutaza. No kuvuga ngo Vava mu byukuri yigeze mikro yakoze ikintu cyiza ari imenya ubwe arizura amenya uwo ari we. Yego ni ikintu cyo kumushimira. Kindi mbere yuko nkomeza nagira ngo wenda mbwireho abantu urampa nk'umunota umwe ngiye kuvuga ibintu cyangwa ibiri kugira ngo na addressinge neza abantu noneho tukomerezanye. Sarongo abantu bamubuze aboneka kuri nomero ya 078 karindwi 16 37 07 karindwi
16 37 niyo nomero yanjye abantu bambuze bakunda kukubaza ngo mbahehe ngo ntujye witaba nomero yanjye bwite sinjya nitaba umpamagara kenshi iyo ushaka kumpamagara kenshi kuko mba ndi mu kazi nkuko bava yavugaga ushobora kuza ugasanga ndi mu kazi ukantegereza amasaha 2-3 nahaguka nkaza gukora nk'ikiganiro nk'uko nguko yego mu by'ukuri rero abantu wenda bagiye bamubwira bati ya n'umupfumu abapfumu bararoga iki twebwe ariho abapfumu b'abarozi tugomba gutandukanya ubuvuzi gakondo haba abarozi hakaba n'abavuzi habayeho abarozi gusa nta bavuzi ntibabeho ntabwo abantu babaho hatabayeho ubuvuzi bwa kizungu ntabwo ubuzima bwashoboka hatabayeho n'ubuvuzi bwa kinyarwanda rero ntabwo n'ubuzima nanone bwakora iki bwashoboka ibyo bintu rero abantu bagomba kubitandukanya abadukurikiye abari mu gihugu n'abari hanze yacyo mwumve ko ibyo bintu biriho cyane cyane yuko isi yabaye mbi yuzuye bibi abantu bagira inzangano bagira amashyari babona bazamutse nko nguko akavuga ati namumanuza iki namushyira hasi gute yabona byanze ibyo kumugirira ishyari no kumuteza abandi agahitamo wenda kuba yaruga nk'umuntu ibyo murabizi n'abantu muba hanze mwagiye muzi ngo muhunze uburozi barabubakurikiza benshi murabizi muri inshuti zanjye mbavura murabizi hari abantu nk'ubu ngubu usanzwe bageze hanze mu bihugu bya Amerika hari ibibazo bikomeye cyane nyambona hari ukuntu ntera y'itoci yanjye no mu bihugu byo bazungu urukundo ntabwo rukibayo ntabwo bameze nko mu Rwanda umudamu agera hanze yakundaga n'umugabo we yagerayo ukabona ukuntu isi ihindutse agatandukana na wa mugabo we bajyanye ari abakene umudamu yabona kubona amafaranga umugabo ntayafite akamwanga umugabo nawe yamara kubona amafaranga umugore ntayafite akamwanga akajya gushaka abandi uwo muco ntabwo twawigize aho ngaho ngomba guhinduka Sarongo rero mu yageze aho ngaho akagira nk'umuntu umuhamagara akakubwira ati jewe umuntu wanjye meze gutya urukundo wahoranye kera ndugusubizamo wanze ukunze ukagira rwa rukundo wahoranye nirwo rukundo ruzima uko wakundaga umugabo wawe kera mukiri mu bukene komeza umukunde mugeze no mu bukire niba mwari muri abakire mugakena nanone wimwangira urumva no kuvuga ngo rero abantu benshi bafite agahinda yuko bagiye bafasha abantu ukigisha nk'umunyeshuri ukamuvana mu gihugu ukamugeza mu gihugu byo hanze wamugezayo amaze kubona akazi ari we wamufashije wenda tuvuge nta kufite nta kwibuke akakureba nk'ikimbwe haze urumva ubwo nawe ameze nk'umurozi kubera yuko arogesheje umutima we akweretse urwango utigeze umwereka icyo gihe uba wumva ushaka ko wa muntu nibura yakwihana kugira ngo nawe umutima wawe utuze kuko wataye igihe cyawe abo bose rero tuzabona umwanya tubiganireho Sarongo ntabwo ari umurozi ahubwo avura ibintu nk'ibyo ngibyo byazonza abantu mu mitima abantu bababaje abandi abantu bashyize abandi hasi umuntu akaguhemukira akakurogera umwana wamukunda bageze muri university agatangira kunywa itabi umuntu akaguhemukira akanywesha umwana wawe inzoga n'ibiyobyabwenge kubera yuko yakwanze kandi waramutakajeho amafaranga menshi hari abana benshi bononetse hano mu gihugu no hanze yacyo batagifite akamaro ngo bakagirire n'ababyeyi babo abo bana rero turabakunda wakora iki rero hari igihe bidasaba kizungu atarwaye atari mentally mu bijyanye n'umubiri we nuko hindagurika bitewe nuko isi imeze ahubwo ari ibintu baba baramuroze niba kwa muganga byanze se ninde uzabivura ni Sarongo byanze bikunze cyangwa n'undi utari Sarongo rero Sarongo ni impamvu akenewe urumva bava niyo mpamvu habuze ba Sarongo banjye nkatwe benshi igihugu nacyo ubwacyo ntabwo cyakora iki cyabaho kitadufite niyo mpamvu abantu bivugisha ibyo ngibyo ngo kwa Sarongo nabemeze gutya n'abaruzi n'abaroga se ngo bikufasha iki ngo hari n'abateva ubwoberega ngo nugerayo sarebe bizakubona none se byakubayeho niwe nkwereye agafanta ntibakwakira ukomeze neza nyine abantu bavuga ibyabo ikangaruka kuri vava abantu benshi nagiye ndeba dore imbogo niko bamwita numva abantu benshi bamuciye intege urabizi baguciye intege baravuga ngo biriya ngo ririmba ngo avuze ngo bisobanuye iki ngo biriya ngo kiririmbo ngo ubundi abikuye ngo ubundi se ngo ririyejwi ngo ni ibiki ariko mwebwe mubivuga muracyari hasi cyane bava kumenyekana ubundi ubwabyo n'impano urumva mwebwe mufite ishyari muhasigaye inyuma kuko bava kumushaka abamushaka benshi abona n'amafaranga ntabwo ari ugupfa kumubona gutyo nkuko yavuze ngo simfa kuboneka nawe hari igihe abantu bamwifuza no kumubona baramubuze urumva rero niba bagufitiye ishyari wowe komeza utere imbere niba hari izindi ndirimbo ufite zikuzamure mu ijwi ryawe uko ryaba rimeze kose ntazagire umuntu uguca intege ngo ijwi ryawe ngo ni ribi ngo kubwire ngo ijwi ryawe ni ribi kandi nawe iryo atarizi ko ari ryiza iryo ntiri ntabwo rizwi ariko iryawe ryashoboye gusohoka akaryumva niryo rizwi ryamenywe n'abantu benshi umuntu nk'uwo ntakagutera umwanya urumva nagiye numva abantu benshi kuri social media bakuvuga ukundi dore icyambere uracyari mutoya
ababivuga nabo ugasanga harimo n'abasaza harimo n'abantu bakuze bakuriye n'ubusa aho gutera umwana nk'uyu nguyu imbaraga ukamuvuga ikibi ubwo se umuseza imbere aho umubwira uti hano wakosora gutya ahangaha dore imbogo dore ukuntu zamutse indirimbo yawe uri ugize gutya byagenda gutya nuko nguko abantu bateza abandi imbere ahubwo abo ngabo nibo nitabarozi kurusha Sarongo ishuri 1000 abo ngabo nibo wakwita barozi kuko umurozi ntabwo ari umuntu urogesha uburozi gusa abantu basigaye barogesha n'ururimi n'ishyari n'imitima mibi ntabwo abantu bakifuriza abandi byiza abantu nk'abo rero babacantege ahubwo se ntaruta umurozi ashobora no kuroga ntakubone yakuroga ntibinagufate ariko undi ugenda kwangisha abantu dore imbogo buriya bya bintu rwose je sinakwicarana dore imbogo buriya bintu BMC yaririmbye nibiki ukumva atwaye umwanya wese waririmbye ibyawe nawe kandi ukumva urasubira mu ndirimbo ye urumva aho kugira ngo avuge aririmbi hariho numva ngo yahimbye ngo dore imbogo ngo dore ihene ngo dore inkwavu ari arasubira mu byo yaririmbye nkamubwira arabona njya gambwira se wowe nawe waririmbye ibyawe nawe wahimbye ibyawe wisubira mu byo yaririmbye kuko yamaze kuyisohora ngo twari tuyizi nanjye nagiye mu Kagera kuko ngeze hariya mbonye imbogo ntidore imbogo nikanga nabivuze nanjye nuko dore intare dore isha dore iki ubwo ngo ako nakantu dore impara urumva uyibonye utanze undi kuyibona wagiye gusura inyamaswa nta rindi jambo banza guhingutsa mu kanwa kawe iryo ngiryo uvuga dore intare dore imbogo none se ubwo se urumva atarakuyemo indirimbo kandi gafasha ibyo rero mujye mubivaho ntago mamubizaho uyu mukobwa azubwenge kandi ndamwifuriza gutera imbere hanyuma Saro kuba yiyumvishaga ko mutakicarana cyangwa se ngo abakire ntibicarana n'abantu basanzwe icyo cyo ugitekerezaho iki ibyo ngibyo ntago nyambiha agaciro jewe nkanjye we nibyo yumvishaga ariko mudashaka kwicarana n'abajyambere mudashaka guha umwanya abantu uwo nguwo niwe mukene uko umukire bisobanuye ko gukira haraho bivuye nta muntu wabuvukanye urumva nta muntu wabuvukanye ubukire bwa mbere rero jewe nemera bwa bukire bw'umwimerere bwo ku mutima kubanza gukira ku mutima wawe urumva umutima wawe iyo ukize ukagira n'amafaranga ugakira no ku mubiri byombi bigahura bigirira abantu benshi akamaro kuko ukize ubukire bwawe ukagufasha wenyine ku giti cyawe ukarya amafaranga yawe ntawe muyasangira uyarya n'undi uyatamamarira ariko iyo wicaranye na Sandra ukicarana na dore imbogo ukicarana n'abandi hariya bakanywa gafanta bakarya ku mafaranga yawe bakishima ubwo ngubwo n'Imana iragukubira urumva ariko yewe wiremereje ukabura umwaka ugashira undi ukaza ugera mu myaka nka 40 50 60 undi hari imyaka umuntu ageramo yo kutishima imyaka y'ibyishimo ni imyaka 35 45 50 ubutangiye kugenda ugira akantu bayita abagande bazita intondo intondo ni ukwiyenza umunabi utangiye kurwara za rubaga impande za diabete imivuduko y'amaraso iraje abo bantu bahorana umunabi kubera ko nta byishimo nubwo abafite amafaranga nagutu bumva abayumva nta muntu yaho n'igiceri cy'ijana ariko kandi akaba abandi baba muri ubwo babari kubera bavukanye wa mutima agumya kwihangana n'amafaranga yakashimishamo abandi ntabwo ari bose ariko noneho wa muntu ufite umutima mubi akaba afite n'amafaranga menshi arinda apfa n'umugore watazi naho yashyize amafaranga ku makonte akamafaranga akazatwarwa n'amabanki n'ibihugu ubwo se ayo mafaranga aba yarakuvuniye iki abandi batazaryaho hari n'umuntu numvise avuga ngo giye mu mafaranga yanjye ngo ninjya kunumva ngo hari ahantu ngeze numvise igiye kunanira ngo nzayakura ku makonte yose ngo ndangiza ngo ndebe ukuntu mbigenza ngo nzayatwika ngo nayafata umuriro nkayacoma urumva ariko ntihagire ukora iki ntihagire umuntu yarya ngo nawe waruhiye ngo umuntu aba yaravunitse urumva ariko uwo mutima kandi ubwo nguwo ugasanga ni wa muntu rimwe na rimwe afata Bibiliya akanasoma avuga akareba ijambo ry'Imana rivuga gutya ariko nahanze akagira umutima nk'uwo uwo nguwo si ubwo ngubwo n'umurozi bataniye he isi rero kuyimenya biragoye kereka uhageze nk'inyigisho zibaho zo gusobanurira ubuntu urukundo nirwo rwa mbere umutima mwiza wo kugira urukundo kwifuriza umuntu icyiza mfava nk'uyu nguyu niba azamutse ngo tukamushyigikira niba akoze igitaramo n'ahantu abantu baza kumurebana muri benshi mu mukunda wikaza kandi ngo numara kuhagera utangire ukiritike kandi bavuye mu rugo uza kumureba yeye numvise nk'umuntu anyicaye iruhande tuvuga nagiye mu gitaramo runaka nkumbura ukiritika nk'indirimbo aririmbye nakubaza baza gukora iki wataye umwanya wawe wiki iyo ugenda ukajya kuri radio ukayumva cyangwa ukumva ibindi ukunda si ngombwa kuguhatira gukurikira ikiganiro cya Sandra niba utagishaka ngo dore kandi ngo Sandra kandi atumiye Sarongo urase ngo ibiganiro kandi ngo bingibi ngo ngiye kubireka ngo sinongera kureba YouTube yawe
ninde ukubwiye ngo ujye kuyireba ko wabonye titire wabonye tayito wabonye titire ariko si babuje mukore subscribe abikunda numara gukora subscribe wabonye titire ukandeho nurangiza ushire hasi telefone kuri Sandra urumva nurangiza ushire hasi yubike nturebe Sarongo noneho ya mayinite yawe agende kugira ngo Sandra nawe YouTube yigumye itera imbere cyangwa se n'ibindi biganiro ariko urebe n'ibindi nturebe Sarongo ariko uyivuga ngo ariko ngo buriya ngo jewe ngo tamyesa ngusuzongeye kubireba ujye ubibona abantu ngo umuntu abikoze ibintu nk'ibyo ntabwo ari byo ahubwo ubishaka ahubwo jewe nk'abari mbona ko ari babishaka bameze nk'abakobwa bakera ngo ngo kimbeho ngo ndekura kandi yakunze uwo umuhungu yamushunaho kera byabagaho banza ari imbogo imbogo yakazanga igira umurindi udasanzwe nayo mu gihe cyacu urumva Sandra mu gihe cyacu ntabwo ndi mukuru cyane wabonaga umukobwa agiye nko kurongorwa avuye mu rugo baba bishaka ariko yagera mu rugo abatandukanye n'ababyeyi bo kumva induru ziravuze mu nzara boroze zizongera kubona mama ndagiye ukagira ngo arapfuye nuko vuga ngo kandi ntashaka kuva ahandi ngo asubire kwa mama we nta n'umuhase kugenda ibyo byabagaho cyane ariko nabyo byari umuco byari byiza n'umuntu rero wivugisha ngo ntabwo ashaka kureba ngo ikana kandi akabivuga akabyatura ahubwo abashaka kumureba ndumva ahubwo bafite ishyari ryo kugira ngo arebe wenyine abandi babo kumureba simbizi ariko niko isi iteye yego hanyuma Vava wari uri kumbwira uti rwose ndabizi ari abantu bazanuka nimura na Sarongo tukicarana atari nabambwiye ngo nujya kwa Sarongo ntizojya kukuvugisha atari ko ngewe ndiyemeje nzajyayo uzabireke muri ko atabaho rero nakazi kabo Sandrine sinjya kukwirataho uru rugo narugejejwemo n'imbaraga zikomeye kuko ninjoro nibwo twaganiraga kuri telefone ngewe nabayeho inyamasheke mbaho mu buzima bubi ariko mbwira Imana ntimana uzambabarire mu byo uzampa igihe nzaba nkiriho ngihumeka nzabisangire n'imfubyi n'abakene kuko ndi umukene ntago nayisabaga ngo narizi sinayisabaga ngo nzabona akazi mpembwe za miliyoni narangije kaminuza ariko nabaga nzi ko nta kure cyane itagukura nta naho itagira gute itakugeza aka kanya rero turi hano mu Bugesera buri munyamakuru wese aravuga ati Sarongo afite amazu menshi meza none ngewe ndashaka kumugezaho igitekerezo cyanjye maranye igihe sinde bamubwira ngo nampa imodoka sinde bamubwira ngo namiriye akadesteri imwe ariko amfashe mbona akazu ku muryango umwe muri quartier y'iwacu nzajya ndazamo cya gitunguru nakubwiraga ninjoro nzajya ndazamo rwa runyanya nakubwiraga ninjoro yego iwanyu ni hari sinyimusabye Kigali zihenze sinyimusabye Nyamata zihenze ni muri quartier yiwacu yayindi wasuzuguriwemo bazajye bavuga ati iriya nzu yayiguriwe n'umukire w'Inyamata Vava iwanyu ni Nyamasheke ntago nzu zaho zihenda umudugudu wa z'amakaro nk'izi ngizi ziba ari iz'ibyondo ntago zihenda umudugudu wacu witwa Nyagacaca icyo nicyo cyifuzo maranye igihe Sandrine nukuri ninjya kukubeshya Imana inyice narose ninjoro mbona umugabo ukomeye ufite inkoni Imana aka kanya inyice nabonye umugabo ukomeye uhagaze imbere yanjye ufite inkoni nk'iy'ubushumba icyifuzo cyanjye nabwiye uwo mugabo n'uyu nkibwiye kuko niwe umpaye imbaraga zo guhura nawe Bruce Melody namubwiye icyifuzo cy'imashini ampe 2 nimbona nako kazu nkayigura nzajya akazu kiwanye ni ngangaye inzu y'iwacu ntago ihenda kuko nta makarisi yakomeye abahari ibyo ubwubatsi ntabyo azi ariko ibyo yifuzo cye yasabye tuzafata imodoka tujyeyo tureba aho hantu turebe ikibanza cyaho uko kimeze hanyuma iyo nzu asabye nzi ko nanjye mfite n'abakunzi benshi bazafasha dukore uwo mushinga tumwubakire iyo nzu ye ashaka
kubera ko ashoboye kubibwira jewe kandi akaba ari icyifuzo amaranye igihe yumva yishaka kari muri quartier y'iwabo kugira ngo nabi wabo bamubone kugira bati wa mwana uko ibyo yagiyemo hari aho bimugejeje kubera ko abinsabye ndumva tugomba kubigira vuba tukazabikora rwose. Murakoze. Tuzajyayo. Hanyuma se bava ku cyuhise umwaka inzu n'umwaka ikindi kintu. Ngiye ndibaza nkavuga se Mana niba Imana impaye igishoro cyo gucuruza bya bitunguru imvura ikagwa nzabyanurira hehe nimba ndi mu isoko niba ari inyanya nzazanurira hehe niba ari mashini nzayitereka he nzayiraza he akaba ari icyo kibazo mfite. Tujya gusura umuntu nzi ngo afite amazu menshi. Utamusabye kamwe se hano? Oya hari mu mujyi ukomeye aba bakiri. Nujuza hano ujuza baguha icyumba urare bakoreye nk'ibiganiro inaha. Twageze hano ibyo kurya tubura icyo duhitamo n'icyo tureka. Bafatiye abuze ibyo ahitamo n'ibyo areka. Nase kugirane. Kugirane. Kuzana n'inshuti zawe. Ego nzaza kuhabereka ubu ndabiza abantu bese ibinyabajeke bazajya bambaza. Bava noneho arashekeje ariko aba ni umwana mwiza kandi ntabwo ajya agira isoni zo kuvuga ibimurimo. Cyo cyambere confidence arazifite kandi uko ari nuko nguko uko ateye niko ateye uko ntabwo ari ibintu abayikoresha cyangwa ngo bya ndi wenda bavuga ngo nagatwiko n'iki bimurimo arabivuga n'ibyifuzo bye n'ibyo akeneye. Umubabaje arakuvuga wamushimishije akamuvuga no kuvuga ngo rero umuntu uteye gutya ntabwo aba ari umuntu uri open aba ari umuntu uri open akeneye gufashwa kandi koko ibi bintu yagiyemo social media iki nazo zimuvugire byiza zo kumukorera bo kujya bamukoresha wende biganiro bamwe na bamwe gusa bamukorera ibintu byazatuma agaragara ko ari umuntu wateye imbere atejwe imbere n'impano ye n'impano ye yo kuririmba mu ijwi rye shaka ntahindura mu njyana ye niriya urumva nta hantu yabahishe. Hanyuma rero niba habaye n'ibitaramo bikomeye abantu bajya bamutumira muri ibyo bitaramo bamwishyure. Aha Bruce Melody niba bateguye indirimbo nk'izo batumire Dore Imbogo nawe azaba hari bamwafishe hariya kuri bya ipapuro niba babahaye tuvuge miliyoni 20 cyangwa 15 ufatemo nka miliyoni 1 cyangwa 500 bihe Dore Imbogo kubera ko hari nk'abantu benshi bazaza baje no kumureba. Ajye hariya kuri stage aririmbe Dore Imbogo abantu twishime nabikora nzaza njya nkunda kujya mu bitaramo ariko nzaza. No kuvuga ngo rero niko kuzamurana niko gutezanya imbere. Abazungu bamwe bateye imbere bafite umutima w'urukundo nta muzungu usiga mugenzi we cyane cyane abayisirayeli. Muri Isirayeli niba ufite iduka atuye muri no mujyi wa Nyamata agomba kugurira mu Isirayeli mugenzi we. Ariko umunyarwanda ashobora kubona hari akavuga ati yerekanye gura hari abanyamahanga niho bafite ibintu byiza wowe ibyo ucuruza bisa n'ibyawe akanga kugurira. Nuvuga ngo ntago bifurizanya ibyiza ntago bashaka gufatana amaboko nkuko abandi bateye imbere bafatana amaboko akazamurana. Yewe mba nifuza ko buri wese yazamuka nk'ubu ngubu icyo kinasabye ni icyifuzo kikayi ni cyiza kandi nzi ko kizashoboka mfashijwe n'Imana mfashijwe mu bushobozi mfite. Nyamasheke tuzajyayo tuharebe kandi tuhave dusize umushinga utangiye. Ibyiza rero tujye tubyifurizanya nicyo kintu cya mbere cyiza kandi bava baguca intege ntuzongere kubaha umwanya. Urumva nakubu wamaze kubimenyera ntago mbere byajyaga birabikuriza ukavuga uti ko ibi ni ibiki si byaguteraga ipfu ukarira abantu abaguhamagara kuri telefone bagutuka arabi wanyu ku cyaro wakuri ariko uri mu biki wa mukobwa we. Hari n'abaguhamagara bavuga ati nanjye wazambwira abanyamakuru bakansura benshi cyane ahubwo ati nanjye ko nshaka kuzamuka kandi imbere yarabanje guseka nuko bigenda umuntu abanje guseka nyuma akaza kukuyoboka. Saro ubyakire gute kuba Vava agusabye ikintu navuga wana gikomeye ariko nanone wa mugani ati reka nyisabe Sarongo hari benshi wenda yagasabye sinzi impamvu wenda ari we Sarongo abisabye ntago gikomeye nanone mu bushobozi bwa Sarongo ubwo yabonye ko nyine icyo kintu wagishobora ucyakire gute. Icyo kintu kizakorwa ni nakiza ko agishoboye kuba cyamunizaho kugira ngo akenigwe n'umutima akanyiniguriraho akakimbwira. Ni igitekerezo cyiza kandi aragishaka kibabaje umutima we. Ubwo agishaka rero ntakiriye neza kubera ko akimbwiye sinamuhakanira ngo mwenye ngo sinzagikora
kuko nzi ko jyewe nta kintu nashyizeho umutima cyananira kereka ari ikindi kintu gikomeye cyane ariko nta kintu cyananira kandi mfite amaboko mfite n'andi maboko hirya azamfasha ninkigeza mu timu yanjye twaniyemeje namwe tukajyana namwe twakorayo umuganda twavayo tuyirangije ndabeshya ntago beshya ushobora guhamagara abanyamakuru bose batwishyira bava nkabwira nutababona hariya ku muganda nateguye tugiye hariya amatafari nkagenda nkayabumbisha tukazasanga hari n'imicanga twavayo twubatse bamwe bakaba abayede abandi bakaba abafundi tukavayo inzu dukoze iki irangiye tugayisigaho umusanga nasakara ibindi yayandi ajya abona mwamuhaye akagenda agateramo ibipani n'ibishahuro hari utuntu tuba tworoshye ariko twayisakaye ukamushyiriramo inzugi sibyo ibindi ntiyabikora nzabikora nyine nzabahamagara mwese abantu bose bari kuri social media bakunda Vava kubera ko ari igihe bigejejeho mbahamagare bazanga se tuzazamuka tujyeyo uwo munsi tuzatekerayo itangazamakuru mwese mwe muhari dutekereyo byo kurya turye tunywe tuve inzu tuyikoze iki tuyirangije ariko mbere yaho tubanza tujyeyo ngenza abanza njye kureba ikibanza cyaho shaka umuntu tubumbira amatafari njyana n'umuntu abebare ibikoresho bikenewe ibyo bikenewe byose bikorwa iki bigurwe iyo hari ibindi bigurwa amatafari abumbwe nibirangira noneho bazajya bavuga ngo umukiro mu Bugesera yaje nimba ari ahagurije na muhamuhera 500 niko bajya bavuga bihorere tuzahanganirayo tugera sabo bisi ko bari kumuhenda sarongo nani bapfa kumenda nawe uzafasha wowe niwe uzabijyamo nayo mwana igenda ukore gutya ibingibi mu izina ryawe noneho giye bazambona nyuma ibintu bijya kurangira so ntago rero ahantu hari amaboko ntago twananirwa kereka nabuze ibitekerezo bishoboka hanyuma Vava uko ajya kubona sarongo niko uyu munsi nanone umubonye amaso ku yandi oya nyine najyaga mbona yambaye ingofero nkabona n'umuntu usanzwe ariko kugera iwe bitandukanye nuko tumubona ku mbuga nkoranyambaga umbwira umubona utebitandukanye nyine nk'umuntu usanzwe utuye nko mu mazu nyine yasanzwe nk'ay'abaturage bose ariko ntago ariko biri ese niki cyagutangaje mu rugo rwe numvishije abantu watangaye ibintu byinshi byagutangaje niki kintu cyagutangaje nyine ikintu cyantangaje urabona ahantu hari amazu meza yubatse neza uhere nkanga twicaye amakoro y'ubwoko bwose atandukanye kugira muri saro ibikoresho biba birimo urabibona ko ari ibintu bidasanzwe ntigeze mbona mu habaho navukiye naho nakuriye nyine urabona ko ari ahantu nyine hadasanzwe naho wavukiye ni ubwa mbere mbonye ibikoresho bavana ni ubwa mbere pe ni ubwa mbere mbonye aka kabati ni ubwa mbere akabati numvise kagutangaje wabonye kameze gute bitandukanye n'utundi tubati ni ubwa mbere nakabonye nyine ni keza gakoze neza nyine ntago nigeze nkabona kuva navuka hanyuma ntago turi kumva ukunda akaburushete n'ikirayi nibyo nkunda nabuze ibyo Sandrine nayigeze kuvuga amata ndetse ni nako nyakunda tubura ibyo twaka n'ibyo tureka oya njye natumye amata bambwira ko nari Vava yatumye fanta narambwira ngo misembure ibyo mitamo nk'uko ntago wayimara ntago twayimara cyese tuyisangiye nyine twese Vava rwose oya Vava yayitumiye brochette niyo yashakaga sibyo Vava cyangwa se n'inkoko wumvaga ubishaka byose zingaro bayikoze kabisa hanyuma Saro Vava n'umuntu wundi wajya kubona gute ku mbuga nkoranyambaga wajya kumubona ariko uyu munsi noneho murahuye imbona nkubone bitandukaniye hehe noneho nta muntu wajyaga ubona kuko Vava we yaraze ko nguba mu kazu ngo k'ibyatsi twageza nambwira ngo none se ngo wa muntu ngo Saro ngo ujya numva umuvuzi ngo nunguwe nuko aba muri iyi nzu ngo numvaga bamitwa tuzi ngo bagenda bihengetse ngo ku buryo mfite n'ubwoba bwo kuhagera nuko yambwiye ati rwose numvaga mfite n'ubwoba ko tubwinjiye mu tuzu tw'ibyatsi Vava ko yabonye hariya nkorera kuri gakondo ariko niho abantu bakunda kumbona kenshi n'ubu niba ndajyayo ariko ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe duheranwa n'uko twabayeho cyangwa ngo dukore ibintu bitanga umugisha
ngo twebwe tubure ngahakira ibyuma hano n'ibyiko ntago waba utanga uvura inyatsi uvure imyuka mibi ngo nurangiza wowe gusigareho icyo gihe warimo kubeshya abantu niyo mpamvu rero Vava uko yabikoraga uko yabikekaga siko abibonye yabibonye ko ahantu nyine giye mba ahantu hasobanutse kandi ntabwo nta n'uwo nifuriza kuba ahantu hadasobanutse nzi ko iyo ufite ubushake ushobora yego kandi gushobora no gushyiramo imbaraga byose biterwa kunesha tubishobozwa nuko tuba turi kumwe n'imbaraga z'Imana buya hari imbaraga y'Imana itagaragara ikoresha abantu inzira yose wacamo iguriraho gutwara inzira Vava yanyuzemo kugira ngo agere ahangaha ziragoye ntabwo wavuga ngo buriya ngo ndashima Imana ko yangiriye igitekerezo Imana yamuremye umushyira ku isi kimuzamo. Hanyuma Vava Sarongo murabonanye nzi yuko amugani wawe no munsi comment ziraba nyinshi hari unabonye muri comment wanditse ku kigano cya mbere atari ko se Vava kuko ugatinyuka ukavuga ko wemera Sarongo uri umuntu usenga uri umuntu ufite ubwenge njyewe ndamukunda nago nigeze muhamagara we yarampamagaye kamwifurize ko azatunga amafaranga kamwifurize ko azatunga amafaranga kubera ko yaje abantu bavangwa agiye kureba umuvumo muhaye umugisha kandi uyu mugisha uzazana undi mwinshi uzazana undi mwinshi atunga amafaranga y'amanyamahanga Eza ugatwereka zana yagufashe byakorenze do nayo izana tugufashe amafaranga y'abanyamerika ntabwo yapfunyapfunya uyafate neza uzatunga amanyamahanga utunga amanyarwanda utunge mu mafaranga aya mafaranga ngo haye ntabwo ari menshi ariko anaye umugisha rino rimwe baramangahe se y'amanyarwanda 10 n'amadolari 10 harimo 10,000 hafi na 2 ahangaha aha naho harimo 23 gutyo n'ubwa mbere ngiye mbonye bene no mafaranga najyaga nyabona ku mafoto zamura tune ngo yazamure n'ubwa mbere cyamujetse aya madama dovize abanyarwamanyamahanga bajya bazana nanjye nkabonaho kwa kundi aririmba vuga kwa karirimba dore imbogo dore imvubu dore impara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda rimeze umwuka Sarongo nandi mbari ku baking ati bashyizemo base ya dore imbogo nuko yanze dorana isabika we imbogo uyabitse ese amaye yashyire mu ikariso mwikariso Sarongo na yashyize mu umwenda w'imbere uraza kuyata kuyayisha kure cyane aho ngaho atayiba gafuka ntabwo ushaka ko baza kuyagucomora so ibi rero ni byiza twasetse twishimye nishimye ko na dore imbogo arandirimbiye Vava ni ukuvuga ngo ese abantu bakubuza kuza kundeba bazi ko ndi inyamaswa abantu bankurikira kuri Gasaro barabona ni inyamaswa ndi umuntu nk'abandi kandi ntaho ntandukaniye n'abapasiteri banyu babashumba buriya baramutse bambuye amakoti ntabwo nabonye umuntu wambaye incirane ukuntu abantu bagira imitima mibi bagahisha intuza yabo ya mugabo bamwitande ni Rwema Rwema azi kuganira yatanze rwiza cyane batandira ishuri wumva arashaka usura kwiga abari kubeshya ntabyo azakora se abari kubeshya buriya azari kuri ujyaje umwibutsa namubwiye ko nashaka gusubira ku ishuri ufite imyaka ingahe se uri uzasubirayo 25 nzayizuza mu kwa 11
nyamara hari igihe wasubirayo ukarifatira aho ngaho bari kubeshya Rwema. Vava ngo n'ubwa mbere utunze amadolari nta wundi muntu urara mbere najyaga mbona abakongomani bayafite iri iwacu mu isoko ry'inka nkabona bari kuyabarira ahantu kure yanjye nje rero ntago njya negera umuntu ufite amafaranga menshi ngo atagira ngo nje kumwiba nyine nkibaza ukuntu ameze nyine ntarayafataho na rimwe. none kuba uyafashe urumva bimeze bite? Ndi kumva nishimye kuba ndamara ukwezi nyareba. Ntabwo uzavunjisha se ngo yakoreshe? Tuzajya ubuyabitsa azabyarana. Karame. Ntabwo uzavunjisha ngo yakoreshe? Ndamara ukwezi nyareba. None se kwangaga kuyatwereka gutyo ufite ubwoko duhita tuyagushikuza. Yabonye abantu hariya hirya aravuga ati barashaka kuyiba. Bibiriye Nyamasheke yabonye bwana bukunda gucomora abantu tuntu. Mana nukuri Imana ibaha umugisha mwinshi. Biyo umugisha nabona uguhaye bisobanuye ko na cya cyifuzo wavuze kizashoboka. Buriya kubaka iyo wubaka inzu ni igikorwa gihenda. Cyubatswa n'amafaranga ariko yavunje amadolari abari menshi. Ariko kigashoboka. Kambe mbaza Sarongo Vava ariko warya nta kibazo kambaza Sarongo. Saro ikibazo cya mbere ngiye kubaza ni iki Vava kuba hari abantu wa mugari bamucaga intege ntuzahure na Sarongo nugerayo uzarebe bizakubaho ndetse navuga yuko wa mugani kugeza kuri iyi saha Vava ikiganiro kirimo nta kibazo aragira na kimwe rwose abantu bamumva Sarongo ko muhura mwabonana ukagira ibibazo byo ubyakira gute iyo myumvire kumva ko kujya kwa Sarongo egari guhita n'ibibazo iyo myumvire abantu baribeshya ko benshi mbatwara mu modoka zanjye abarokore turahura batanzi nambaye nkuku bakantega bakagenda bamvuga nkagenda nseka ngo we bayashyiraho ngo Sarongo ariko ngo Imana ngo izaninde so sinzahura na Sarongo ngo mbona ngo yanteze kandi ubwo ndamutwaye imodoka yanjye namuhaye rifite yanteze ari ku muhanda nkisekera nkavuga nti ariko buriya mbona Sarongo ari mwiza ati we ati ndamutinya ati bitewe n'ibyo nakora kandi ubwo arabibwira jewe nyirizina ubwo rero abantu benshi mwahuye nanjye mutabizi ntago Sarongo ari umuntu mubi guhura nawe cyangwa iki nyumva n'andi bakubwira ngo ushobora guhura na Yesu utazi ko wahuye nawe kandi yacuye mu muntu niba ushaka kugira ngo uhure na Yesu ntago uzaba Sarongo kugira ngo akugezeho ibyiza ukanga kujya kwivuza cyangwa kuvuza y'umuntu wawe kwa Sarongo umuntu wagapfa cyangwa akagira ibindi bibazo kandi Sarongo yari inzira Yesu yari yagucishijemo kugira ngo umenye Sarongo ugira amahirwe ubone nomero ye kuko hari nzarinda mpfa harimo bamwe b'Abanyarwanda batamenye nomero yanjye nzapfa harimo abantu benshi batashoboye kumenya abo ngabo batagize umugisha wo kumenya rero navuga ko wenda ari ibyago bazaba baragize ariko nawe ho washoboye kumenya kandi ukaburwaza mu buryo bwa gakondo ukagenda umurwayi wawe ukaba bakamusengera bikanga gukira ntumujyane kumuvuza kandi ari inzira y'Imana ari guciye kugira ngo wa murwayi wawe ashobore kuba yakira so inzira z'Imana ni ibihumbi rero ntukajye utinya cyangwa ubone Sarongo yakoze ibitangaza yafashe imyuka mibi akayivana mu bantu imyuka mibi mvana mu bantu ngivana muri mwebwe ntago giye nyifite je narayivuye abantu mvura niho bafite iyo myuka yababase kandi bambaye neza mwahura mugasangira muhura nabo abo nibo bagombye gutinya guhura nabo kuko wende ya myuka ishobora no kubavamika kujyamo ariko uratinya guhura ahubwo no ubivura ndumva ari ufite umugisha munini mwinshi kurushaho ubirwaye cyangwa ubifite byabase nukuvuga ngo rero abantu ndababohoye ntimuzongere kujya mutinya Sarongo ahubwo Sarongo mwahuye nawe umugiriyeho umugisha kandi ntago ari shitani ntago ari nyabingi ntago ari amahembe ahubwo wa avura ibyo ngibyo muvuga ko ari byo mukora ibinyuranye by'ibyo Sarongo akora nuko ngayo nguko rero ku madolari ntago mvaga se kuzayakoraho bizashoboka havuye hese umugisha wabonye Vava dusoza uryoherwa ariko bazi ikibazo kimwe Sarongo wajyaga wifuza kumumenyaho cyangwa se bibiri nta kibazo umubaza ibyo ushaka kumumenyaho njyewe ikibazo najyaga nifuza kumubaza niba kavukire ye ari inaha
cyangwa se niba iwabo ari mu mahanga ibyo najyaga mpura nibaza. Yewe ndi umunyarwanda wavukiye mu mahanga, nigiye n'amashuri yanjye mwe mu mahanga, ariko nkaba ndi umunyarwanda. Nk'uko uzi ko igihugu cyacu gifite amateka maremare y'abanyarwanda bavukiye mu mahanga kera babanza bakaza mu Rwanda, igihugu kimaze kugira umutekano, kimaze kubohorwa, nanjye nkagaruka mu gihugu. Ubwo rero ndi umunyarwanda wuzuye kuko mfite na pasiporo n'ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Nubwo navukiye mu mahanga nkigiraho ibintu bimwe na bimwe, ntabwo binkuraho kuba ndi umunyarwanda. Hariho abantu baba bazi ngo ndi umugande cyangwa umutanzaniya, ariko jyewe navukiye muri Tanzania, muri Karagwe. Mufite abana bangahe? Mfite abana 2. Nabyaye impanga 2, imwe irayitaba Imana, isigara umwe n'undi w'umukobwa. Uzajya wabona ku isabato mbacurangira, nagiye no gusenga rimwe na rimwe, ubonye umwanya. Musenga mu badive? Nawe uri umudive? Okay. Nuko amata bibyaye amavuta. Nuko urimo kurya wari kundirimbira akaririmbo kamwe. Indirimbo sandi narari kumbwira ngo umukozi wajyaga aririmba ngo nawe ngo arayikunda. Tugende tubibira umwami, niba tubabazwa n'abazimira, indira kozera hazaza usarure, tuzishima cyane dutunda imiba, tuzishima cyane dutunda imiba, twese dutunda imiba, tuzishima cyane dutunda imiba. Saro, siko buryo ukaze? Azi kuririmba cyane. Habwo muzakorane, mwazakoranye korabo na Vava. Ntabwo narizi ko ari umudivanisti, ariko urumva akaririmbo aratuzi. Ubutaha uzaze tuzanye tubaririmbire abantu bazi, noneho namwigisha no gucuranga. Ahubwo njyewe ni ukubera ko njye bosi wanjye mukunda, njye ntabwo nari gutangiye, ariko hano kama n'akazi. Ndaririmbye none urakijijwe. Sarongo, ijambo rimwe kuri Vava tunasoza. Vava yewe kuvurema nkimubona aririmba, iriya ndirimbo ikamuzamura, narayishimye, niyo cya mbere yaranshimishije. Kandi icyo namubwira nakomeze azatera imbere, komeza ushake udushya, uhimba udushya, ugikora utuntu dutandukanye, urumva ushaka abajyanama hafi yawe bakugira inama nziza, ukugira inama mbi uyange. Ariko gusa jewe icyo nakubwira, courage, cya kintu wakoze cyo gusohora amarangamutima yawe ukayashyira mu bantu bakayumva, byabaye byiza cyane kandi jewe byaranshimishije. Ufite impano ikomeye kandi uzatera imbere. Yego. Indirimbo ye ni iri kuri channel bita Dorimbogo, uyisure bya views 400. Yamaye. Urumva yazamutse, ndaza kumukorera na subscribe. Yego sha. Ndamukorera subscribe. Hanyuma ibintu bigende neza. Nanjye ngira groupe y'abana bita Karyuri TV. Karyuri uzayisure nawe Karyuri musure. Ndayizi. Sandra sinzi mpamvu utaramusura. Agira channel yitwa Karyuri TV. Bamwe mujye muyisura, rimwe na rimwe yisharinga abantu. Ntacyo bitwaye. Indirimbo yawe igeze 100 iyo baririmbye bwa mbere 180. Igeze ku basabu 9,000, igiye kuzuza 10 mu byumweru 3 niba atari 4. Ndumva biri kuzamuka. Biraza. So murakoze cyane rero. Murakoze cyane Sarongo, Imana igumugisha. Vava nawe wakoze cyane kandi nakagaruka, reka mvuge gutyo. Merci, murakoze. Kandi uryoheye. Merci. Dore imyaka agezemo tuzamushakira n'umugabo kugira ngo bazabane muri iyo nzu. Uzabemo wenyine se? Nzo nyicururizamo. Akantu k'umugabo uri kunsetsa. Mwakoze gukurikira ikiganiro.
Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase. Tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase. Tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Ikiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda. Hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane.